raburab ivanze n'ibirayi, ngira ngo urabona ko bishishe cyane ntiwamenya ko ari byo mu zuba, ariko ejo bundi nidusarura ibi birayi, iyi raburab iteye hagati y'imirongo y'ibirayi, yo izasigara itwikiriye ubutaka. Iki nacyo kigira imbuto ziribwa? Iki kigira imbuto ziribwa cyane, ndetse ni ubundi ibi nibyo bishyimbo byabanje, ibindi byaje bikomeroka kuri ibi ngibi. Ibi ntibikeneye guhinga, uragenda ugacukura ahantu ukabishyiramo, birazamuka bigakura, hanyuma kandi bishobora kumara igihe kirekire kiri hejuru y'imyaka 3 mu murima kitarasaza, hanyuma yanka ikarisha ibyatsi, ariko ikaza kugeraho ikubitanira na mukuna, hanyuma inka yawe ikabiriye neza, kandi ngira ngo abazabikora umukamo uziyongera, bazaza kundeba. Nakubwira ko ubu ngubu iyo abaturage bose baba bakoresha ubuhinzi bubungabunga ubutaka, tuba twihagije mu biribwa kandi dusagura n'amasoko. Reka dukomereze kuri bya bihingwa ndumburabutaka, mutubwira iki muri aka karima duhagazemo, iki gihingwa cyo n'umwihariko wacyo. Aka karima rero karimo ibihingwa ndumburabutaka bigera kuri 2, harimo imikunde. Imikunde iraribwa kandi noneho ihangana n'ibihe, kubera ko yera mu gihe cy'izuba. Iyo ntiyera ku mvura, mu mvura irakura, ariko byagera ku gihe cy'izuba akabiri bwo yera. Ako ni akamaro ka mbere kayo, kubera ko ishobora guhangana n'ibihindagurika, ariko igafasha no kwihaza mu biribwa mu gihe habaye amapfa. Hanyuma rero hano ntabwo tuyikoresha kugira ngo iduhe ibiryo gusa cyangwa yere mu gihe cy'izuba gusa, ahubwo tuyikoresha nk'igihingwa ndumburabutaka, aho idufasha kugarura umwimerere w'ubutaka, ifata azote yagiye mu kirere ikayigarura, igakurura n'irimo hasi cyane, ikayizamura ikayishyira ku kigero igihingwa gihinganye n'iyi mikunde gishobora kuyikoresha. Ibindi byatsi birimo rero ni ibi bya mukuna mureba. Mukuna nayo ni igihingwa ndumburabutaka cy'ikinyamisogwe, nacyo gifite ubushobozi bwo kuzana azote iri mu kirere, ndetse n'iyagiye mu butaka hasi cyane, bikayizamura bikayigeza ku kigero ikindi gihingwa kiri ku ruhande rwacyo gishobora kuyikoresha. Bidufasha iki rero? Bidufasha kuba ibihingwa ndumburabutaka cyangwa se engrais mu ndimi z'amahanga, bidufasha gutuma ubutaka bwacu bugumana umwimerere, ndetse n'intunga y'igihingwa zagiye ibihingwa zikaba zabigarura, hanyuma ibihingwa byacu birimo bikazikoresha. Hano rero dufitemo imikunde n'igaragaramo hano n'igihingwa cya mukuna. Hariya muri buze kubona raburab nazo zirahari, kandi nazo zidufasha mu kugarura umwimerere w'ubutaka, tukabirya, kandi nabyo bibasha kubaho cyane cyane mu gihe cy'izuba. Wenda gutya duhagaze se, turamutse duhinze tugeze igihe cy'ihinga, dukora iki ngo noneho iyi ngano yabyo itazabangamira ibyo duhinzemo? Hano urabona nk'ibi ngibi, kubera izuba rimaze iminsi riva, amababi menshi yarahungutse ajya hasi. Amaze kujya hasi atwikiriye ubutaka, hanyuma nitujya guhinga rero, kugira ngo ibi bitazabangamira ibihingwa byacu byateye, tuzaza dukore pruning, tubikatiye ku burebure nibura bungana n'ivi ry'umuntu. Uragenda ugapima kuri ivi ryawe aho rigeze, hanyuma warangiza ukagikata. Wamara kugikata, aya mababi n'ibi biti bigatwikira bwa butaka, bikongera bigatwikira ubutaka, hanyuma igiti ntabwo gishobora kubangamira imyaka bateye. Ubwo nibwo buryo bwo kugisazura mbese? Nibwo buryo bwo kugisazura, ariko no kongera. Iyo gishibutse kisibukana amashami menshi, hanyuma ukaba ubonye isaso yaryo ibaye nyinshi. Nk'izi mbuto zazo rero, abaza amashaza murayazi, ngira ngo murabona ko ntaho bitaniye n'amashaza. Biranaryoha cyane, ngira ngo urareba n'uwo wanahekenyo, ni amashaza aryoshye cyane, kandi agira intungamubiri cyane. Aya mashaza yacu rero y'imikunde akora iki? Aya ngaya ushobora kuyakaranga, hanyuma ukayavanga, ukaba wayavanga n'ibigori cyangwa n'amasaka, hanyuma ukajya gusheshamo igikoma. Ushobora kuyakoramo isosi, kuyasya ugakoresha nk'uko bakoresha soya misosi,
nayo wayakoresha nk'isosi. Ushobora kuyasya ukayavanga n'ifu y'ibigori ugakora ubugari. Ibyo byose ni akamaro k'aya mashaza y'imikunde ashobora kugufasha mu rwego rwo kwihaza mu biribwa ndetse no kunoza imirire. Abumvaga imikunde mu makinamico ya kera ngira ngo hari ukuntu bayumvaga. Bajyaga bivuga ko ushobora kuzikoresha kugira ngo umuntu utagukunda gukunde, ariko siko bimeze ahangaha. Byari iby'ikinamico. Byari iby'ikinamico. Ubu ni ikindi kiyongereho n'abari babizi gutyo, nibashaka bakomeze babimenye gutyo, ariko icyo biyongeraho bamenye ko ari igihingwa kiribwa kandi kiryoshye, gishobora kudufasha kwihaza mu biribwa, gishobora no kudufasha guhangana n'amapfa, gishobora kudufasha gufumbira ubutaka, gishobora kudukorera ibintu byinshi cyane bishoboka. Kandi mu gihugu cyose aho twabigerageje birera kandi bikera neza, bigatanga umusaruro wo ku rwego rwo hejuru, ndetse cyagiye ibindi bihingwa bitera byo ibi nibwo byera. Kera mu zuba mu gihe ibindi biba byarasaruwe, kandi kikaba cyongera ya mahirwe yo kuzagira umumaro igihe tugiye guhinga ibindi bihingwa, niba nabyumvise neza. Ikindi kiyongeyeho kiba kiri aho ngaho utegereje kugisarura ku zuba, ariko gitwikiriye ubutaka, kinabufumbira, ku buryo tuba twizeye ko ahantu hahinze imikunde guhingamo imyaka kuri sezi ikurikiyeho wowe kubona umusaruro uhagije. Ngira ngo ahangaha urabona ko iyi ni laburabu. Iyi ni laburabu ivanze n'ibirayi. Ngira ngo urabona ko bishishe cyane, ntiwamenya ko ari byo mu zuba, ariko ejo bundi nidusarura ibi birayi, iyi laburabu iteye hagati y'imirongo y'ibirayi, yo izasigara itwikiriye ubutaka. Iki nacyo kigira imbuto ziribwa. Iki kigira imbuto ziribwa cyane, ndetse ubundi ibi nibyo bishyimbo byabanje, ibindi byaje bikomeroka kuri ibi ngibi. Ni ibishyimbo biryoha cyane, ariko abantu badakunda gukoresha. Hanyuma nacyo rero kiri mu bihingwa ndumburabutaka, cyongera uburumbuke bw'ubutaka kandi kigatanga umusaruro waba uw'ibiryo ndetse n'ibi byatsi dushobora kugabura amatungo. Kigira intungamubiri nyinshi cyane rero, nko kubigaburira amatungo ntabwo upfa kuyora byose ngo ugende ugaburira amatungo, ahubwo ushobora kubikoresha imvange y'ibiryo ugiye kugaburira amatungo, aho ufata 30% y'ibi byatsi ukabivanga n'ibindi byatsi, akaba ari byo ugaburira amatungo. Ubigaburiye byonyine kubera intungagihingwa nyinshi, intungamubiri gifite nyinshi cyane, ntabwo byatanga inuza nyinshi cyane, ahubwo ushobora kugifata ukakivanga n'ibindi byatsi kugira ngo wameriyore ifunguro ugiye kugaburira itungo ryawe. Iki umwihariko wacyo mwavuze ko gitandukaniye he na ya mikunde twavugaga? Iriya mikunde yo ishobora kumara igihe kirekire kandi irakura ikazamuka. Turaza kubona n'akandi kamaro igira, ariko ibi byo bitwikira ubutaka. Nk'ubu niturangiza gukura ibi birayi mu gihe cy'izuba, ubundi byakagombye kuba hasi hameze nk'intabire, ari ibitaka gusa. Ariko ku buryo wa muyaga twavugaga ushobora kuza ugahoha ryataka ryose rikazamuka mu kirere, ndetse n'amazi aramusaje yahita bitwara. Ariko iyo harimo ibi byatsi, ya mvura igwa hejuru ntabwo iza ngo ihite yikubita ku bitaka, iramanza ikikubita kuri ibi byatsi byasigaye mu murima, hanyuma yamara kubyikubitaho amazi akamanuka gake yakinjira mu butaka. Wa muyaga iyo uje ntabwo usanga bwa butaka bwacu buri expose, buri hejuru, ahubwo wa muyaga uraza ugahuha bino byatsi, ntabwo ugera ku butaka kubera ko buba butwikiriye. Ibi bidufasha rero kurinda yasuri y'umuyaga mu gihe cy'izuba, ndetse n'ubutaka bwacu bukabutwikiye bunabika amazi. Bifasha cya gihingwa tuzahingamo dukurikiyeho ko kizasanga bwa butaka bukirimo, ndetse na yazote iki gihingwa cyakuruye ikaba iri hafi aho igihingwa tuzahingamo gishobora guhita kiyikoresha mu buryo bwose. Iyo muje guhinga muragiharura kikazashibuka? Turagiharura kikuma, ahubwo twakongera gutera tukongera tukabivanga n'imyaka tugiye gutera. Bifasha iki rero? Bifasha kubuzuza rya hame rya gatatu twavuze rijyanye no gusimburanya ibihingwa mu mirima ndetse no kuvanga ibihingwa, aho usanga nk'ubu twavanze ibi bishyimbo n'ibirayi, kandi ibi ari ibi bishyimbo n'ibirayi nta kibangamiye ikindi. Ngira ngo nimuza kureba murabona ko ibi birayi utakeka ko ari byo mu burasirazuba, ahantu tugira izuba ryinshi tukagira imvura nkeya, ariko tukaba dufite ibirayi biri kuri uru rwego.
ahangaha rero twageze naho ni muri nabyo ni ibihingwa ntumburabutaka, ariko iyi turimo niyo bita mukuna. Iyi ni igihingwa gishobora gutwikira ubutaka cyane ndetse kigatanga umusaruro mwinshi cyane, yaba uw'ibyatsi n'uwo mu ntuzi. Kugira ngo imbuto zacyo ni izi ngizi, ariko zo ntabwo ziribwa, ariko zitanga intungagihingwa nyinshi cyane, zigatanga ingano y'ibishanguka nyinshi cyane, aho ngira ngo uza hano nko kuri iyi sezo waza ukareba. Uko niko kwa gutwikira ubutaka, ukaza ukareba nk'ingano y'ibishanguka ingana gutya kuri sezo imwe, urabona ko aba ari nyinshi cyane. Ibi bintu nibiborera muri uyu murima urabona ko bizatanga umusaruro mwinshi cyane. Rero tugize amahirwe, buri muturage uri aha ngaha, aho kugira ngo araze umurima nta kindi kintu kirimo, byakabaye byiza ahisemo guhinga izi mukuna, akazihinga nko hagati y'ibi bigori, ku buryo ibigori bizamukana nazo, hanyuma yarangiza akazaba afite ibyatsi by'amatungo mu gihe cy'izuba. Kuko ibi ngibi mu zuba ngira ngo urabona ukuntu bitoshye. Ni ukubera icyo ubundi niyo miterere yabyo, niyo miterere yabyo ntabwo bipfa kuma. Ni ukuvuga ngo umuntu wabihinze aba afite ibiryo by'inka kandi n'ubutaka bwe akaba yizeye ko yaburaje bumeze neza, azabona butwikiriye, burinze isuri y'umuyaga, ndetse akaba yizeye ko igihingwa azahingamo ubutaha kizaba kimeze neza. Bwa butaka bwe buba bubungabunze, ndetse n'ibidukikije biri iruhande yabyo bikaba bibungabunzwe. Byaba byiza rero ubaye umwandu mwiza ukwira hose, ku buryo abaturage, abantu b'abahinzi borozi bagenzi banjye bakagombye kuba bari ukumva akamaro k'iyi mukuna, akayihinga, akayigaburira amatungo, akayihinga mu rutoki, akayihinga mu ikawa, ndetse yaba agiye no kuraza umurima akaba yagenda agahingamo akabihinga, hanyuma bikazamuha ifumbire yo gukoresha ku gihembwe kizakurikiraho. Ese wa mugani kugira ngo ubu bwenge cyangwa ubu bumenyi bugere hose, abantu babimenye nk'uko mubyifuza, nk'uko mwabihugukiwe, hakorwa iki? Ni byiza ko nk'iyi platform yageze aha ngaha, kugira ngo nibura dukoresheje social media abantu babashe kubibona ari byinshi. Niyo bamara kubona ari benshi, nabo barakira amatsiko yo kuza kubimenya ndetse no kujya kubikora iwabo. Niyo babakora iwabo bizabaha umusaruro nazo umwe akabikura hano akabijyana i Karongi, umuturanyi wazareba barebe ibintu yateye, hanyuma nareba wa murima we uteraga uyu munsi ukaba uri ukwera, hanyuma agira ate abyigane. Tukaba dusaba n'aba dukoresha mu iyamamaza buhinzi kugira ngo nabo bajye badufasha. Nk'ubu ngubu kubikora gutya, tuba dufite abantu tubyigisha nk'abafasha myumvire bashobora kujya kubyigisha abandi bantu babikeneye. Ngira ngo mugenzi wanjye muri buze kuganira hano mu kanya, ariko nawe ari buze kubereka ko ubwo bumenyi nk'ubwo mfite nawe abufite. Ashobora kuva aha ngaha akajya kubyigisha umuturanyi we, n'undi wese wamukenera akaba yagenda akamugira inama, akamubwira uburyo babyigisha, ngira kandi bigatanga umusaruro. Ngira ngo mukunu urazibona ko ari ibishyimbo byiza kandi binini, ushaka kugitera kandi afata kano akagatera nk'uko batera ibishyimbo, nibura agashyitamo intera ingana na santimetero 50 hagati y'igishyimbo n'ikindi, hanyuma akajya ashyiramo bibiri, hanyuma birakura bigatwikira ubutaka, ariko bukazana ingaruka nziza ebyiri. Iyo kugaburira amatungo nayo imeze nka laburabu, ntago uyigaburira amatungo yonyine, ahubwo yameriyora ifunguro n'ubundi wari ugiye guha itungo ryawe. Uvanga mu bundi bwatsi, ku buryo ibi ngibi bingana nibura nka 30% by'ingano y'ibyatsi ugiye kugabura. Ni 1/3 cy'ibyatsi ugiye kugabura nibwo ushyiramo ibi ngibi. Hanyuma rero byongera umukamo nk'inka zikamwa, byongera umukamo ku kigero cyo hejuru. Inaha rero muri iyi zone y'Uburasirazuba nk'abafite amafamu bakagombye guhinga, kuba bafite mu byo bakoresha bameriyora famu zabo, bakagombye kugenda ibi ntibikeneye guhinga. Uragenda ugacukura ahantu ukabishyiramo, birazamuka bigakura, hanyuma kandi bishobora kumara igihe kirekire kiri hejuru y'imyaka 3 mu murima kitarasaza, hanyuma yanka ikarisha ibyatsi, ariko ikaza kugira ikubitanira
na mukuna, hanyuma inka yawe ikaba iriye neza, kandi ngira ngo abazabikora umukamo uziyongera, bazaza kundeba. Iyo ubu buryo buza kuba bukoreshwa, tuba turi ku kigero cyo hejuru. Nk'ubu nakubwiye ko nka RAB iteganya ko ku musaruro w'ibigori hakagombye kuba hari ukurengaho, hakagombye kuba nibura kuri hegitari havaho toni 70 z'ibigori. Twebwe rero tugeze kuri 84. Nimba bigaragara ko toni 14 zishobora kwiyongera dukoresheje ubu buhinzi, kandi nabo babikoze bagereye mu mirimo y'ubushakashatsi, umuturage nibura ubu ngubu ahangaha dutuye abasha kubona toni 3 kuri hegitari, yakabya akagera kuri toni 3 n'igice. None iyo ukoresheje ubu buhinzi bubungabunga ubutaka, umuturage nawe ashobora kwikorera, agera kuri toni 70, 80 ashobora kwikora ku giti cye. Bishatse kuba rero nk'ikibazo warumbaje ngira uti iyo abantu baza kuba bakoresha ubu buhinzi tuba tugeze he? Tuba twihagije mu biribwa. Mu mvugo yahuranyije nakubwira ko ubu ngubu iyo abaturage bose baba bakoresha ubuhinzi bubungabunga ubutaka, tuba twihagije mu biribwa kandi dusagura n'amasoko. Kugira ngo tugeze nk'ahangaha, ya mikunde twavuga ko ishobora kugira akamaro kanini cyane. Nk'ahangaha twari twahinze imikunde, dusaruyemo ibirayi, turavuga ngo reka dushyiremo ibishyimbo, hanyuma ibi biti by'imikunde mubona ahangaha bidufashe nka mishingiriro ishingirira ibi bishyimbo. Ngira ngo urabona ko ibi bishyimbo ukurikije uko bimeze, urabona ukuntu byazamutse, nta kindi gishoro ukora kugira ko ubuhinzi bubungabunga ubutaka bugabanya ibishoro. Reba iyi miteja iri kuri ibi bishyimbo kwinga, ntabwo wayibara ngo uyirangize. Hanyuma ariko na ya mikunde nayo irimo, nayo tuzayisarurana n'ibi bishyimbo, kandi nta kibangamiye ikindi. Ahubwo iyi mikunde yafashije ibi bishyimbo guhagara kuri mishingiriro. None iyo ugiye ku muturage wahinze agakoresha imishingiriro, usanga byaramutwaye igishoro cyinshi cyo gushaka ibi biti by'imishingiriro. Ahangaha rero imikunde ifitiye akahe kamaro muri ibi bishyimbo? Ahangaha iyi mikunde iri gutanga umumaro mu gushingirira ibishyimbo, iri gutanga umumaro mu gusasira ibishyimbo. Ngira ngo urabona amababi y'imikunde ukuntu yamanutse hano, urabona ukuntu ari menshi cyane kandi asasiye ibi bishyimbo ku kigero cyo hejuru. Hanyuma bivuyeho, iyi mikunde ubwayo izatanga umusaruro uribwa. Ikindi, iyi mikunde yazamuye ingano y'intungagihingwa cyane cyane azote, yagiye mu butaka hasi irayizamura, ifata n'iyagiye mu kirere irayimanura, zose ziza ku kigero cyo hasi ku buryo ibi bishyimbo twateye bishobora kuyikoresha. Hanyuma ugasanga rero ni umumaro munini cyane. Abantu bakagombye gukoresha iyi mikunde nk'ibihingwa ndumburabutaka, ariko ikakora n'akandi kamaro nko gushingirira, kugaburira amatungo ndetse n'ibindi. Urumva ko nk'umuntu niba ahinze hegitari atazaruha afata abakozi bikorera imishingiriro cyangwa se imihembezo, bitewe n'uko abantu babyita, ni inyungu nini kuri we no ku musaruro. Ni inyungu nini kuri we no ku musaruro. Hanyuma wenda ngize amatsiko, ibi bishyimbo ko mbona byeze cyane, ni ubwoko bw'imbuto yihariye, ni uburyo bihinzemo? Kubera inaho ubundi ntabwo dukunze guhinga imishingiriro, dusanzwe duhinga ibishyimbo bigufi. Kubera ko inaho kubona ibiti bya mishingiriro ni ikibazo, biragoye kugira ngo uzabibone. Noneho ibi twabikoze nk'amagerageza turi kuvuga ngo reka tuzane imbuto y'ahandi basanzwe bashingira, turebe ko inaha yakwera. Kubera ko inaha tugiye igihe kinini cy'izuba, rero twumvaga bigoye kugira ngo umuntu igihingwa cya mishingiriro kikaba gitinda, turebe ngo gishobora kumara mu butaka kigatanga umusaruro. Iyi rero ni inshuro ya kabiri tubikoze, kugira twabikoze muri sezo A na B, kugira ngo turebe nimba koko uko byageragaragayemo muri sezo ya mbere ariko bizagera no muri sezo ya kabiri, kandi byose byatanze umusaruro. Hanyuma rero iyo tuje gusarura ibi bintu tubigenza dute? Ibi biti ko mbona biba byarabaye birebire mu musaruro muto. Ntago tubitema, turabireka bigakomeza bigakura. Ubu bishyimbo nibyera tuzacamo, kuko biteye ku mirongo gutya, nubwo ubona byazamutse, ni ukwishimira ubutaka ndetse n'uburyo bihinzemo.
aha twigeze duhinga twaraje ducukura byose ko duhita dushyiramo ibishyimbo, turangije gushyiramo ibishyimbo bizamuka gutyo. Hano rero hagiye hacamo imirongo uri hagati y'umurongo w'imikunde n'undi, hagati y'uwo murongo w'imikunde n'undi niho hateyemo ibishyimbo. Icyo dukora rero turaza tugasogora ibuntu ko mubona bigishishe cyane, ariko izuba niriza kuva aya mababi arahunguka n'ibi byo bigire, hanyuma nituza turajya dukuramo ibishyimbo dukeneye, hanyuma ibiti tubireke bihagaze. Murakoze rero, ibi ni bimwe mu bihingwa ndumburabutaka, ariko nk'uko mubyumvise cyangwa se nk'uko mubibona bifite imimaro irenze umwe, ibiri, itatu cyangwa itanu. Hari ukubungabunga bwa butaka kuko buba butwikiriye, bituma niba amazi aje atabutwara, bituma niba umuyaga uje utabutwara. Hanyuma ku rundi ruhande kuri ibi bishyimbo byo mwabonye ko ari n'imishingiriro kandi bukanatwikira bwa butaka. Ni ibiti rero wa mugani nk'uko izina ribivuga ni ndumburabutaka, bifite imimaro myinshi itandukanye. Niba uri umuhinzi rero gerageza kimwe cyangwa byinshi muri ibi bihingwa ndumburabutaka, ubashe kubungabunga ubutaka bwawe kandi ubashe no kongera umusaruro wawe muri rusange.